rero abantu mubona hari icyabuzemo mumbwire, niyo mpamvu nkoze kino kiganiro mbere y'uko mbahereza episode ya kabiri. Mumbwire ikintu mubona nakongera, mume n'ibitekerezo kuzidisije kuko zose zishoboka, zose izo nzabonera ubushobozi. Murabizi filime itwara amafaranga kubera ko uba wifuza kuba wakora, ushobora gutangirana n'abantu bawe bagufasha ari support muri guhana. Niko filime nyinshi zitangira, aba ari support bari guhana, ariko iyo bigenze neza igihe gitoya uba ugomba gutangira nawe kuhita utanga amafaranga. Ariko nizeye ko bizacamo mukabireba bigakundwa, tugahembwa, tukanahemba ku bantu ku bantu bazamfasha kuko ni benshi cyane. Ushobora kutabona episode irimo abantu 10 icyarimwe, ariko zikagenda ziza gake gake kandi ukabona amasura y'abantu yahindutse, ibikenewe byahindutse. Yego mushyigikire mu buryo bwo kuyireba. Nimuyireba ibyo byose bizacamo, izo kashi zizaboneka, ibitekerezo bizaboneka. Iyo mbonye abantu bari kureba ibikorwa byanjye cyane, bituma noneho mvuga uyu munsi nimba nari bubyuke saa 4. Message nyinshi nziza, kubona message zigira muri 100 umva zose zimeze neza, n'ukuri biba ari byiza. Abantu benshi mwamaye courage, abandi mumbwira ko munkunda, abandi mumbwira ko gukina ari ibintu byanjye. Hari ubwo nyina turetse n'iyi filime yanjye natangiye no muri Bamenya, natangira gukina nkasoza, numva nyine nta kintu yenda taye igasohoka nkazayireba ndi njyenyine. Wenda urugero ariko sibisobanuye ko nkunze kuyireba ndi njyenyine, ariko wenda nkayireba ndi nka njyenyine ikansetsa nkavuga ko nari nasaze. Hari agace gaherutse gusohoka muri Bamenya ndi kubwira Keza ngo abakobwa bananutse ngo naricaga nyireba ndi njyenyine nkavuga ko narasaze, kandi nyine iyo ndi kubikina mba nyine avuga ngo nkomeze n'izindi, ntabwo mbitekerezaho cyane. Ariko nyuma hari ukuntu ricara nkabwira nkavuga ko nari warasaze. Ariko murabizi haba harimo inyigisho nk'ibisanzwe, aba ari akazi. Ikindi muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, Nyagasani akomeze kubandindira. Uyu munsi nifuje gushimira abantu benshi cyane, kubo tuziranye, ku bafite nimero yanjye tutaziranye, kubo tuvukana, no ku mugabo wanjye. Impamvu mvuze gutya nifuje kandi gukorana na kino kiganiro ni ugushimira n'akandi ka message gato nshaka gutanga. Ntabwo ndi burambirane, ni akanya gatoya. Mbere na mbere ndashimira buri muntu wese wafashe umwanya akareba filime yanjye. Filime yanjye yavuye hano hanjye, murabona ko hatangiye kwaguka. Ntekereza kuyandika kuko nanjye wayiyandikiye. Natekereje ibintu byinshi, kandi nari mfite ibitekerezo byo kuva muri 2022 byanditse muri phone yanjye. Noneho ntekereza gukora filime, nafashe impapuro njya ahantu mu muhanda njyenyine, ahantu hatuje, ndicara ndatekereza, ndandika. Urupapuro rwa mbere ndurangiza nashyizemo amakosa. Hari harimo izina ry'umuntu twagombaga gukina, abenshi bamuvugaho ariko atagaragara. Ndangije ngenza kumwandika, noneho arimo kuvuga tayari urumva yaba yagaragaye, kandi ntago nashakaga ngo uwo muntu ahita agaragara. Mba nangiye kwandika amakosa. Urupapuro rwa mbere ndaruciye kuko nari ndi gukoresha bike, ntabwo yari machine. Ndaruca, mfata urundi rwa kabiri ndandika. Ndangije ariko nibuka ko hari ibintu mfite byo kuva muri 2020. Ndavuga ariko ubundi wacishamo amaso, ndareba mbona akantu, ndavuga kubera iki nta kintu akantu, ariko noneho nkongeramo ibi ngibi. Mita nanarekera aho ngaho, sinongera kwandika. Fata bike mu gitondo, umunsi twakinaga ka filime kanjye mwabonye k'agapupe ka bebe. Fata bike nandika scene zirimo zose ku murongo, uko zigomba gukurikirana n'ibiki n'ibyo. Twari dukina nka vivura, birarangira. Noneho
nyuma umushuti wanjye mana yanjye mbanze nshimire Nusura warakoze. Abantu benshi mwumvaga mvuga Nusura wenda mutazi isura ye, umukobwa twakinanye ndi kubwira ngo iwabo ni abakene ntabwo babasha gutunga umukozi, uriya niwe Nusura, ni inshuti yanjye imba hafi mu bintu byose. Rwose wowe umunsi nabaye mu bosi wa wundi upana gutya umuntu aba afite udufaranga two kurya nzakugurira inka. Twarakinnye abamaye ide, kari akantu ko guhura mu muhanda ni ide yiwe, noneho ndamubwira ati tujyane dukine. Ngewe kubera ko nzi ko atamenyereye ibintu bya kamera cyangwa byo gukina, nabwiye ngewe ndakubwira amagambo menshi wowe utubize gakeya kandi nibigera aho ngaho uhite wigendera. Nyine ndamubwira mwabonye ko ari nanjye wayiyoboye. Bigenda gutyo turakina, aramfasha ntibyamunanira kandi bwari ubwa mbere. Nshimire Pasi bamwe na bamwe musanzwe mumuzi, afite YouTube channel. Hari n'ikiganiro twari twanakoranye bwa mbere. Rero Pasi ni umuntu njye naramubwiye yabasha gukina ibintu byinshi byinshi cyane. Gukina ari mabuja w'umunyamahanga mwarabibonye ko abishoboye, buriya n'ibindi byinshi cyane yabishobora. Rero mumushyigikire, mugende murebe ibiganiro bye. Ni umudamu z'ubwenge kandi azajya abaha ibintu by'ubwenge, sibyo? Mwabonye ko ashoboye kandi tuzanakomeza no kubaha n'ibindi biri mu nzira, ibintu byiza biri mu nzira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Nshimira abantu. Hariho umuntu wamaye voice note kuri WhatsApp, hariho abamaye amafoto, hariho abantu bamamagaye bumvishije mu kiganiro cyanjye na Ngwino ndimo ndabivuga. Kuba mutaragaragaye muri episode ya mbere si ukubera ko nabonye bitajyanye, oya, ahubwo n'ubundi nari mfite abakinnyi namaze guhitamo, ariko twari babiri gusa. Ntabwo twari babiri gusa, twari batatu. Ariko buri uko nzajya ngenda nyina bitewe n'uko nabonye umuntu tuzajya duhura mbereho, mbanze ngerageze ndebe ko bicamo, noneho dukine. Ntabwo nabaciye amazi, nta nubwo nabonye bidahuye nk'uko mbishaka pe. Ku muntu mfite gukina ku bintu byinshi cyane. Impamvu filime yanjye nayise Isi Yacu, isi nyine n'ubundi yacu tubamo iberamo ibintu byinshi. Ntabwo hazazamo kubona umukozi waje yiyorobetse, kuko naje niyorobetse ndi umwana mwiza, ariko kubera ko yansembuye ntayamukurizaho, cyangwa se ngo ubonemo umumabuja w'umunyamahane, nyine ubona umuntu ngo ahita avuga ati uyu nguyu nta kintu ashoboye kubera ikosa akoze bwa mbere. Ntabwo sinaje kwataka abantu runaka cyangwa ibintu runaka, ahubwo ni inyigisho mba ndi gutanga, kubera ko singiye kujyaho ngo mvuge ibizakurikiraho uko bimeze, ariko uko muzagenda mubibona muzagenda mubona isomo kuri buri kantu. Nzi ko mu ngo habera ibintu byinshi, kandi mu ngo zo muri Afurika haba abatantine badufasha akazi ko mu rugo, haba wenda umudamu, haba umugore n'umugabo, haba abana, hari abakobwa babana n'abatantine babafasha, kandi habera ibintu byinshi. Habera byinshi, ariko ku buryo mbaye mfite nk'umutantine wanjye mfata nabi, naba mfite nk'abashyitsi nkashaka kubibungabunga nkabigira ibintu byiza. Rero mu isi yacu harimo ibintu byinshi. Nzavaho njye mu bucuti, ni byinshi cyane cyane. Niyo mukomeze mushyigikire, murebe filime yanjye, murebe ibikorwa byanjye, n'ubundi n'ibiganiro sinzabihagarika. Kubazanira abana banjye sinzabihagarika, n'ibindi nari nsanzwe nkora nzakomeza mbikore, ariko na filime igicamo igira isomo itanga ku bantu. Kandi mpamya ko ibyo dukora hari umuntu ubireba, mpamya ko hari kano gace kasohotse, hari umuntu wakabonye aravuga uyu se naba naramuganirije ibintu byanjye. Niba hari n'uwo tuziranye ukora nka biriya, ashobora kuba akeka ko hari wenda mbizi. Kandi nta muntu n'umwe nzi ukora nka biriya, ahubwo dukina ibintu bibaho. Filime uko zagenda kose bashaka gushyiramo gukabya, ariko dukina ibintu bibaho. Nzi neza ko ushobora kuba waratuzeho nk'umutantine uba mu birere,
ku buryo ushobora kumusezerera bitunguranye cyangwa nka kuri ukavuga ati subirayo kandi abamabuja barabikora nta tike umuhaye akaba yagutuka akakwandagaza njye nuko mba nzi ko ibintu dukora abana barabireba niba ukoze ikintu ugomba no gutekereza impande zose ukavuga ndi umubyeyi abana banjye bazakura babirebe kuko ibintu dukora ntabwo ngenje kubikora ngo ejo ngo mbisibe oya bigumaho rero nimba mbikoze ndatekereza umwana wanjye nabireba azabona ko mama yari ari gutanga inyigisho cyangwa azabona ko mama bwari bwayaze simukadi yamushyuhanya akajya gukora ibidakorwa ese umwana wundi muntu ubireba arabona ko ketchup hari inyigisho ari gutanga cyangwa arabona ko bwayaze tu nyine ari gukora ibintu biri aho byo kugira ngo ashake amafaranga rero ibyo dukora mujye mubireba mu mpande zose zishoboka gusa ntabwo umuntu aba agambiriye nyine ibindi bintu bitari byiza aba ari inyigisho ahanini kuko hari umama wamaye ntabwo muzi yamaye voice note arambwira ngo unyibukije ubuzima nabaye mate ubu ndi umumama ariko nigeze gukora akazi ko mu rugo ngo yagiye gukora ahantu mu bana b'abakobwa ariko harimo nyine umukuru atamukunda pe bya bindi bigaragara nyine bigera harabimenya ko atamukunda ibyo rero ni ibintu ducamo twese ushobora kuba udakora akazi ko mu rugo ngo abantu bakwange ushobora kuba ukorana n'abantu ahantu muri ofisi batakwiyumvamo umva niyo kandi ugasanga nta kintu kibi wabakoreye hari abantu bajya bavuga ngo uwo muntu aba afite amaraso adakundwa rero nashimira abantu nkakomeza nkabashimira bikaba ubukwe bagasaba bakanakwa kuko nijoro nicaye ndeba ntago nababarira inshuro nanjye nayirebye kuko hari ahantu nakenye ndimita mubwira izina atarimbajije nanjye ubwo nyine yavugaga nk'ibi bintu bije bite rero abantu mubona hari icyabuzemo mumbwire niyo mpamvu nkoze kino kiganiro mbere y'uko mbahereza episode ya 2 mumbwire ikintu mubona nakongeramo mume n'ibitekerezo kuzidisije kuko zose zishoboka zose izo nzabonera ubushobozi murabizi filime itwara amafaranga kubera ko uba wifuza kuba wakora ushobora gutangirana n'abantu bawe bagufasha ari support muri guhana niko filime nyinshi zitangira aba ari support bari guhana ariko iyo bigenze neza igihe gitoya uba ugomba gutangira nawe kuhita utanga amafaranga sibe ariko nizeye ko bizacamo mukabireba bigakundwa tugahembwa tukanahemba ku bantu ku bantu bazamfasha kuko ni benshi cyane mushobora kutabona episode irimo abantu 10 icyarimwe ariko zikagenda ziza gake kandi ukabona amasura y'abantu yahindutse ibikenewe byahindutse yego mushyigikire mu buryo bwo kuyireba nimuyireba ibyo byose bizacamo izo kashi zizaboneka ibitekerezo bizaboneka iyo mbonye abantu bari kureba ibikorwa byanjye cyane bituma noneho mvuga uyu munsi nimba nari bubyuke saa 4 kubitewe wenda nuko nk'uyu munsi ijoro ryakeye naryamye nasinziriye saa 8 mbyuka saa 10 hari ahantu nari ngiye saa 12:30 ndaza ndaryama mbyutse mu kanya kandi numvaga umubiri wanjye noneho wemeye ko unaniwe pe ngira ngo n'umuntu ambonye yabona ko mfite akantu kirora nibyo rero kandi iyo nyine kubera kubona ukuntu mwabirebye n'ibiki nubwo nagendaga mu muhanda yendaga ntekereza noneho niba byagenze gutya ngomba gukora gutya kugira ngo bibe byiza kurushaho kugira ngo abo mbiha bigira isomo bibahereza ikindi simbarambire niyo mpamvu ntabashije gukora iminota myinshi cyane ntabwo nifuzije kubarambira kubera ko hari igihe ikintu aba ari cyiza ariko
wagikwedura cyane ugasanga urambiye abantu utumye na message uri kubahereza batayibonye. Rero nongere mbisubiremo mu mwanya wanyu mugura amayinite mukandeba n'amafaranga yanyu mu byose muba mushoboye gutanga hariya kuri YouTube channel yanjye, ngo hariya wajyana ahandi, hano kuri YouTube channel yanjye. Rero njyewe simfite icyo navuga ngo nanjye ngo ndabahaye. Abafite YouTube channel nanjye bandeba, nanjye ndabasapotinga mu buryo bwo kubareba. Ariko mu bundi buryo Imana ijya ibakubira kenshi gashoboka, isubiza aho mukura, ihaza ibyifuzo byanyu, kuko nicyo kintu njyewe numva gikomeye. Imana ikomeze no kubarinda, ibarinde ibintu byose biba bidafite umumaro, bigende byo mungane bive mu mwanya imbere yanyu, haza ibyiza gusa. Nifuje gusoma kuri komenti nkeya kuko ari nyinshi, ntabwo zose nazivamo, naba ngiye gutwara umwanya kuko ubu ngubu tuvugana zimaze kugera muri 400 komenti ya mbere nsomye ni ukuntu umuntu yari avuga ngo abakunzi ba Ketchup bamuhe like be like ke baba we. Abantu benshi basubiyemo akantu kanusura kuko uramubwiye ngo iwabo n'abakene ntabwo batunga umukozi. Ketchup ntuzakoreshe abantu benshi, ubu nibwo iryoshye kandi ntitinda, nimuzarenge 3. Yego, mu bintu nzi neza ko ntazakoreshamo abantu benshi, ntabwo muzigera mubona. Ariko nkurikije kereka byaterwa, kereka bibaye hari wenda harimo nk'umuntu wakoze ubukwe mu byo twakinnye hakaba hahagazamo abantu benshi wenda batashye ubukwe, aho birumvikana. Ariko kuvuga ngo abakinnyi mbagize benshi cyane, ntago byaba bimeze neza nk'uko mbyifuza. Abantu 3, 4 baba bajyanye 3, 4 gutyo. Ubwo wenda ushobora kutambonamo ukabonamo undi muntu bakaza ari 4 cyangwa 3, ejo ukabonamo undi muntu utari wa wundi wari wabonyemo, gutyo. Ariko batabaye benshi cyane, kuko iyo babaye benshi cyane, njyewe buriya nubaha abantu bandika filime. Kuko njyewe nimba unyandikiye ukandikira mabuja, ukandikira nusura, ukandikira undi mukobwa, ukandikira inshuti ya mabuja, ukandikira umugabo wa mabuja, baba we kada mbabarira babayo. Gusa agafilime karimo abantu bake kandi katarambiranye kabaresaho, n'ababeshye umva ahantu hose n'imitima misa, ngo mbega umukozi keca aha ukoze umuti dore babaha vuba. Iyi comment umuntu wayanditse yitwa Didi, ntago nayisoma ngo nyirangize. Ariko asante, ngomba gushyiramo agatege nk'uko bivuga. Asante byatari muri abakene ntabwo mwatunga umukozi, uzame amahirwe ngaragazemo impano. Keca courage, urimo kunsetsa wowe n'undi. Umva abantu mwese mwanyandikiye, nzakoresha uko nshoboye. Bishobora kuzatinda kugira ngo wenda wowe aba ari wowe ugerwaho, wowe uri kundeba, ariko uzagenda ubonamo amasura mashya, kuko nzishima kubona hari umuntu uvuga ngo hari umuntu abantu bari gushaka bakaguhamagara, turashaka kudukinira, wenda turashaka nyine bakagushaka, turashaka kudukinira, twabonye kwa runaka ukina ugakina neza, nyine uwo muntu nanjye akanzamukiraho, nayo mbivuze nabi mubabarire, tukazamurana, nkamuha imbaraga ze nawe akamize, nkamuha imbaraga zanjye nawe akamize, tukazamura iyo mpano, abantu nyine bakayibona,
agashakisha ubuzima akabona amafaranga menshi ashoboka. Ngewe rwose ndi tayari yo gufasha abantu bashya, bashyashya, kuko ndabizi neza hari abantu bazi gukina ariko babuze ahantu bakina ngo bagaragaze impano zabo. Ndabizi ntabwo mbyiregagiza, ababimbwiye, abo twahuye na mbere hose tugahana nimero mba nyizifite, mba mfite ukuntu nagiye nandikaho, wenda nshaka kutibuka izina neza cyane ariko mba mbizi ko ngufite mu bantu bakeneye kuzagera ahantu bagaragariza impano zabo. Kuko hari abo njyaga mbwira ati rero ngewe ntabwo mfite igitekerezo cyo gukora filime vuba, ariko mbonye ahantu bafite gukora casting nakubwira. Ni muri urwo rwego nagendaga mbika amanimero yabo, ntabwo ngiye numvaga ko nayikora vuba. Nuko byari bimeze. Courage mama w'impanga soni yanjye guma guma. Umva message nyinshi nziza mana yanjye. Buriya gahoda message nyinshi nziza, kubona message zigira muri magana umva zose zimeze neza, nukuri biba ari byiza. Abantu benshi mwamaye courage, abandi mumbwira ko munkunda, abandi mumbwira ko gukina ari ibintu byanjye. Mu by'ukuri hari ubwo nyina turetse n'iyi filime yanjye natangiye no muri Bamenya, natangira gukina nkasoza numva nyine ntakinnye ndatashye, igasohoka nkazayireba ndi njyenyine, wenda urugero, ariko si bisobanuye ko nkunze kuyireba ndi njyenyine, ariko wenda nkayireba ndi nka njyenyine ikansetsa nkavuga ko nari nasaze. Hari agace gaherutse gusohoka muri Bamenya ndi kubwira Keza ngo abakobwa bananutse ngo naricaye nkajya nyireba ndi njyenyine nkavuga ko narasaze, kandi nyine iyo ndi kubikina mba nyine avuga ngo nkomeze n'izindi, ntabwo mbitekerezaho cyane, ariko nyuma hari ukuntu ricara nkabwira nkavuga ko neri warasaze. Ariko murabizi haba harimo inyigisho nk'ibisanzwe, aba ari akazi. Ikindi biba biryoshye buriya. Nka Mutabazi mu gitondo abyutse akambwira ati hagarika gukina filime, menya najya ngenda mfukamye impande ye nkoresha amavi musaba imbabazi mubwira ngo wambabariye, kuko ndabikunda. Ndabizi kuri iyi si murabizi buri muntu, hari umuntu uba ukunda kureba umupira, hari umuntu uba ukunda kumva umuziki, hari umuntu uba ukunda kuririmba, hari n'umuntu uba akunda kureba umupira, kuwukina, ibintu nk'ibyo. Njyewe rero kumva umuziki nshobora kuwumva, urugero wenda niba mu gitondo mbyutse nyifite ibitotsi kandi hari gahunda ngomba kujyamo kugira ngo nyine nikuremo ibyo bitotsi ngire na courage, nkumva umuziki kandi ntabwo uvuga cyane gutyo. Kandi nyine buriya mfata indirimbo nyinshi mu mutwe, ariko ntabwo navuga ngo nkunda umuziki cyane hoya, ariko gukina ndabikunda cyane cyane, kabone nubwo naba nyine bitanyishyura ako kanya, ndabikunda. Mba mbizi neza ko hari igihe kizagera bikama amafaranga. Rero hari abantu bajya bagira ngo filime niba uyijemo uje kuyora, ntabwo ariko bimeze. Uyu munsi twavuze kuri filime, ndashima ngira gute, ariko reka mubwire, filime nugira ahantu ujya gukina uzagenda uvuga uti ikintu cya mbere nshaka kugaragaza ko nshoboye, nshaka gukina, niba mbishoboye bizamuke, niba hari n'ibyo ntamenyereye bigende biza. Kuko niba ugeze ahantu bwa mbere uri imbere ya kamera, urakinnye, urebyemo, bageze gutya barakukosoye, barakubwira ati buriya umuntu ari gukina ureba umuntu muri kumwe, apana kureba hano, nyine bari kukwigisha. Icyo bari kuguha bakikwishyuje byaba bikomeye, sibyo? Rero nimba ufite inzozi zo kuzaba umukinnyi ukomeye, ukifuza kugera ku rwego rw'abo ubona bahari cyangwa kubarengaho, banza uvuga uti nkeneye kubaka izina uzubaka. Ikintu rizagufasha gikomeye ni iki ngiki, uzaryubaka bikuvunnye, ujye gukina. Urugero ngewe nagize kubivuga, hari ahantu twajyaga gukina tukitegera, tukigaburira, tukanyagirwa, mu gitondo tugasubirayo.
ikintu ngewe ku mutima wanjye nari mfite gikomeye kwari ukugira izina. Naravugaga nimba umustar wenda umuntu akicara akanyihamagara akambwira ati icyo gihe ntabwo navuga ngo nzaba nitwa runaka ko byo nabyo narinze. Navugaga umuntu uzamaka akambwira Neri nakubonye aha bimeze gutya na gutya ndashaka ko unyinira. Navugaga uwo nguwo uje kunyishakira atari njye wamushatse, uwo nguwo uje kunyishakira atari njye wamushatse nzamwishyuza amafaranga menshi. Sinigeze njya gukina mfite ipupa cyangwa tama yo kuvuga ngo mite mbona amafaranga ngo hanga ubwongo ngurama ngahe urama ngahe. Sinzi neza n'ibintu ugiye kuma ko nshoboye kubikina, sinzi nimba nzi no gukina neza, nubwo nari naragiye muri casting bakambwira turashoboye ibi ngibi, ariko iyo casting bankoresheje ari ijyanye n'ibyo bari bagiye kunyinisha. Ntabwo nari nzi ko n'ibindi ndi bubishobore, ariko nahoze nshaka kwiga muri filime nkagenda nkakina nkanyagirwa nkataha. Twarabivuze na sister wanjye atanshyigikiye ariko nkabishyiramo imbaraga. Ikindi nkanibuka ko ndi umukobwa ngoma nabwo kwicunga kuko aho nabaga ndi habaga hari n'abahungu. Ibyo byose ndabikora ndwana nabyo, Imana nayo imba hafi cyane. Narabikoraga ndabishobora ariko n'Imana imba hafi cyane, iranshoboza imfasha no kubona iryo zina, inamereza bamenya umubosi mwiza yambereye umuvandimwe kuko yatekereje kumva ko iyi projet ngiye gukora nayishyiramo runaka kuko nzi ko nawe ashoboye, yarabibabwiye. Rero nujya muri filime inama naha abantu murimo murajya muri sinema mukiri bashyashya, wishyira imbere amafaranga. Ko nushyira imbere amafaranga uzagera imbere y'umuntu agukoreshe casting cyangwa uze wenda uri bunakine ugere kuri tele bakubwira ibintu gukina, kubera ari amafaranga nta kukwihanganira bafite, ahita atangira kuri kungora ibiki, sibyo? Usanga bari kukubwira ngo babara wenda ukanumva ikintu abantu bakoze kwitiranya kugira agahinda no kurakara. Akoza kuvuga ngo gira agahinda aho kuba gutya ubaye ngo nyine birivanze kubera nta kamenyero, sibyo? Ibyo bintu nibwo ujya kubikora, ariko kubera washyize imbere amafaranga wamushyizeho imbaraga kandi noneho nawe ari kumva bimugoye, ndamwigisha nanamwishyure, ariko abizi neza ko ari support ari kuguha nyine agira inzira bicishamo, sibyo? Rero abantu muri mu rugendo rwo kubaka izina, rwo kumenya ibintu bijyanye na sinema no kuyinjiramo neza, mbifurije ihirwe, gushishoza birushijeho, no gutera imbere no kubimenya, kugira filime bikarangira namwe mugize izanyu, sibyo? Nibyo rero uyu munsi nifuzaga kubasangiza. Imana ibamere umugisha, ndabakunda cyane 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 inshuro 1000. Ndabakunda pe ko namwe murankunda nkabibona. Bye. Preview.